Shalom, tuguhaye karibu kandi tuguhaye ikaze hano mu gicaniro cya Senga Ubohoke. Imana yo mu ijuru iguha umugisha cyane cyane kuri wowe wakoze subscribe. Imana ikugirire neza. Nawe uje ari ubwa mbere, nawe tuguhaye ikaze. Nawe Imana iguha umugisha, ntuze kugenda udakoze subscribe. Like, share ni ingenzi kuko nibifasha kwagura uyu murimo w'Imana dukora, ndetse ivugabutumwa rikagera kuri benshi. Tuje gusenga isengesho ribasha gukomesha ikibazo twabonye gituruka mu nkomoko. Ikibazo cyabo twabonye gituruka mu nkomoko, iryo sengesho tugiye gusenga. Mbere y'uko twinjira muri iri sengesho, turabanza dusome ibyanditswe bitandukanye bituyobora muri iri sengesho nk'uko bikwiye. Turatangirira rero muri ibi byanditswe. Reka dusome ibyanditswe bigiye kutuyobora mu isengesho. Ibyanditswe bigiye kutuyobora mu isengesho ni Yohana 15:7. Haravuga ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka muzagihabwa. Nanone Yohana 16:24 akavuga ngo kugeza nanone ntacyo mwasabye mu izina ryanjye, musabe muzahabwa ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Urumva ko ari Imana ikubwira ngo saba urahabwa, kugira ngo umunezero wawe ube wuzuye. Ntabwo inezezwa no kuba waba ufite umubabaro mu mutima. Niyo mpamvu ikubwira ngo icyo usabye mu izina rya Yesu uragihabwa. Noneho akavuga ngo saba uzahabwa, umunezero wawe ube wuzuye. Ntekereza ko utanezezwa no kubona ikibazo cyabaye ku muryango wawe, kikaba kuri so, kikaba kuri nyoko, nawe kikugarukaho. Cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe cyakubayeho kera, kimwe mu bibazo wahuye nabyo kiragenda kikongera kikagaruka. Haracaho imyaka 3, ikibazo waba ufite mu myaka 3, nyuma y'imyaka 3 kikagaruka. Cyangwa indwara igenda yisubira, ubushomeri, ubukene, amakrize agenda yisubira, ibibazo bigenda byisubira. Niryo sengesho tugiye gusenga tubikumira, kuko twabonye kuba bifite inkomoko iyo ngepfiyo mu miryango. Ariko mbere yuko twinjira mu isengesho nyamukuru, wongere wibuke Itangiriro igice cya 12. Mu Itangiriro mu gice cya 12 aho tubona Imana itegeka Aburahamu ikamubwira ngo nasige inzu ya se, asiga umuryango we n'inzu ya se. Ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, nawe uzaba umugisha. Ni Imana ishaka ko tuva mu gihugu. Iyo mvuga igihugu, tumva igihugu kingiki cy'umubiri, ndavuga mu myemerere wakuriyemo y'abasogokuru banyu, y'abanyogokuru banyu. Iriya myemerere itari ifite yari yo mu mwijima, myemerere yo kuba mu buzima buterekera, mu buzima bubandwa, mu buzima buraguza. Kuko Imana itegeka Aburahamu kuva mu gihugu cye, byatewe n'ibi ngibi. Byatewe n'iki cyanditse ahangaha, kugira ngo imutegeke imubwire ngo ave muri iki gihugu yaravukiyemo. Byatewe na hano ngo Tera yamaze imyaka 70 avutse abyara Aburamu na Nahori na Harani.
uru ni rwo rubyaro Tera yabyaye, Aburamu na Nahori na Harani. Harani apfira aho Tera se ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakaldayo. Aburamu na Nahori bararongora, umugore wa Aburamu yitwaga Sarayi, umugore wa Nahori yitwa Miluka, umukobwa wa Harani niwe se wa Miluka Yiseka. Hano urabyumva neza kugira ngo Imana itegeke. Hano hepfo Tera ngo ajyana Aburamu umwana we na Loti mwene Haroni umwuzukuru we na Sarayi umukazana we umugore wa Aburamu umuhungu we bava muri Uri y'Abakaldayo bajyana bavanwayo no kujya mu gihugu cya Kanani, bagera i Harani barahatura. Urumva ko uyu Imana kugira ngo utegeke Aburamu kuva mu gihugu cya Uri y'Abakaldayo, ugenzuye ukareba neza Uri y'Abakaldayo ntiyari izi Imana, cyari igihugu gisenga ibigirwamana, cyari igihugu ndetse n'uyu se Tera uyu Tera turimo turasoma hano yari umucuruzi w'ibigirwamana. Niyo mpamvu rero Imana yamutegetse kugira gute kuva ahangaha muri iki gihugu cya Uri y'Abakaldayo, igihugu cyasengerwagamo ibigirwamana. Imana inezezwa nuko imukura muri iki gihugu kugira ngo ajye gutangira ubundi buzima, abutangirire mu kindi gihugu aho atari kuzongera kwigana cyangwa se ibigirwamana byo muri iki gihugu bitari kugira gute, atari kuzajya yongera kubisenga, kuko mu muryango kwa Aburamu basengaga ibigirwamana. Uwo Tera yari umucuruzi w'ibigirwamana, nibyo yacuruzaga. Imana rero imutegeka kuva mu muryango we no gusiga inzu ya se. Iyo ari byo twebwe dukora mu mwuka, mu isi y'umwuka, tugakora isengesho ridutandukanya n'ibigirwamana byo mu miryango, isengesho ridutandukanya n'inkomoko z'aho duturuka mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka tukitandukanya n'aho duturuka. Simvuze ko ni isengesho ridakorwa mu mubiri. Mu mubiri ushobora kuguma aho utuye iwanyu mu muryango, ushobora kuguma mu karere utuyemo, ushobora kuguma mu gace kaho uba, ariko ushobora kugumana n'ababyeyi bawe ndetse no ku ivuko rwose ukahaguma mu muryango, ariko mu mwuka waricomoye. Nicyo usabwa, kwicomora, kwitandukanya n'imigenzo n'imihango iyo wavukiyemo, iyo wakuriyemo, kwitandukanya n'umwuka w'idini wavukiyemo, wakuriyemo, rya dini ritazi Imana ivuga, ritazi Imana ihishura, ritazi Imana isobanura ibidasobanutse, tukikura mu idini, rya dini tuvuga ko riba rivuga ko ibintu byose ari amayobera, twakuriye mu bintu by'idini ritwigisha ko ibintu byose ari amayobera. Ukibaza se ngo Imana ishaka kutujyana mu bintu by'amayobera ni Imana bwoko ki? Imana y'ukuri yaremye ijuru n'isi ntabwo yifuza kuba mu bintu by'amayobera nawe udasobanukiwe, ahubwo ishaka gusobanukirwa ibyo ngibyo byitwa amayobera, ukabaho ubizi. Ntabwo Imana yagusaba kuyiyoboka noneho ngo uyiyoboke kujyana mu bintu udashobora kumenya. Oya, Imana ntabwo yakora gutyo. Iba ishaka kugira ngo uyiyoboke uyizi, ugendane nayo uyizi. Nta mayobera matagatifu rero Imana yifuza ko akubaho, cyangwa se ngo ube mu buzima umuntu yakubaza ikintu ukamubwira ngo iryo ni iyobera ritagatifu. Nta yobera ritagatifu hagati y'umubyeyi n'umwana. Nta kintu Imana ishaka ko kikuyobera, nta na kimwe, byose ishaka kubimenya. Niyo mpamvu wumvise ijambo rivuga ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe,
musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana ishaka ko amagambo yayo yamenya yose, ibyayo bimenya byose, biterwa n'ubushake bwawe. Yaravuze ngo ufite inyota nazanywe, nta kiguzi, nta feza. N'ufite inzara azarye, nta kiguzi atanze. Biterwa n'ubushake ufite bwo gushaka kumenya ibyayo. Uyu mwanya rero tugiye gukora isengesho ririmo ibyiciro bibiri. Riraba ari isengesho rigufasha kwicomora, kwitandukanya mu bibazo by'umuryango, kwitandukanya n'ibigirwamana by'imiryango, ariyo mizimu imiryango yagiye yikubita imbere, yagiye iterekerera, ariyo mizimu y'abakurambere baranzwe n'umuryango w'iwanyu. Umuryango w'iwanyu waranzwe no guterekera, kubandwa no kuraguza sogokuru wawe n'abasogokuru bawe. Isengesho rya mbere rero riri gutandukanya n'iyo myuka y'abasogokuru bawe. Isengesho rya kabiri riraba ari isengesho ryitandukanya n'ibyaha byose byawe bwite. Isengesho rya gatatu riraba ari isengesho rigutandukanya n'ibyo bibazo by'umuryango bigenda byisubira. Ikibazo cyabaye kuri so ugasanga nawe kigiye kiragufasha. Ikibazo cyabaye ku mubyeyi wawe ugasanga kiragufasha. Nuko rero iryo ni ryo sengesho tugiye gukora. Turarikorera rero muri Nahumu igice cyaho cya mbere n'umurongo wa 9. Iryo ngiryo risiba ristopinga ikibazo kigenda kisubira. Reka rero twinjire mu mwuka mwiza wo gusenga. Usenga wese rero agomba kuba ari ahantu hatuje. Agomba kuba ari ahantu hatuje, bibaye byiza ukaba uri wenyine. Noneho sasa ukinjira mu cyumba cyawe. Yesu yaravuze ngo nujya gusenga winjire mu cyumba cyawe, ukinge amadirishya, ubwire so wo mu ijuru ureba ibiri ahiherereye azakugororera. Isengesho iyo urisenga bigusaba kuri mu cyumba cyawe, uri ahantu hatari urusaku. Reka dusenge. Ariko mbere ko dusenga, reka mbanze turebe uyu Nahumu mvuze. Nahumu, igitabo cya Nahumu igice cya mbere n'umurongo wa 9. Nahumu igice cya mbere n'umurongo wa 9. Nahumu igice cya mbere n'umurongo wa 9. Turawusengeramo cyane. Handitse ngo icyo mugambirira kuwiteka niki, azahatsembaho, ntabwo umubabaro uzahagaruka ubwa kabiri. Urumva ngiki cyanditswe kiba kigomba guhagarika ikibazo cyagiye kisubira, umubabaro wagiye wisubira. Aha ni Imana ivuga ngo icyo mugambirira kuwiteka niki, azahatsembaho, ntabwo umubabaro uzahagaruka ubwa kabiri. Ni Imana itanezezwa nuko umubabaro wakugarukaho ubwa kabiri. Ikibazo cyakubayeho mu bihe byahahise ngo cyongere kisubire ku buzima bwawe. Iyo wasenze ntabwo Imana yemera ko umubabaro wigeze kukubaho ukugarukira. Nongere mbisubiremo, iyo wasenze ntabwo umubabaro wigeze kukubaho ukugarukira. Ariko iri sengesho ristopinga umubabaro wigeze kukubaho. Iyo urisenze bisaba kugira ngo ushakishe ituro ryiza. Iyo ushaka guhagarika icyago, ushaka guhagarika umubabaro wahahise, ukumva urashaka gusoza ikibazo wagize, ukumva ko udashaka ko cyakongera kugaruka, nyuma yo gusengera muri iki cyanditswe, uba ugomba gutanga ituro ryiza, rya rindi nawe wumva koko utangiye Imana mu rwego rwo guhagarika ikibazo kigenda kisubira. Cyaba ari cyabaye kuri so ukakibonaho, cyaba ari cyabaye kuri nyoko ukakibonaho,
nyuma y'ikindi gihe ukagenda ubona kigenda kisubira, iyo ushaka kugisitopinga, kugihagarika burundu, kugikomesha cyangwa se kugitsembaho, nk'uko iri jambo rivuze ngo icyo mugambira ku Uwiteka ni iki azahatsembaho. Ugashaka gutsemba ikibazo, kugitsemba ugitsembye neza, cyagiye kisubira kiva ukabona gifite inkomoko yo mu muryango. Nyuma yo gusengera isengesho uba ugomba gushaka ituro ryiza. Iyo tuvuga ituro ryiza nyine nawe urumva ni ituro rya rindi wumva kutuye, ituro rya rindi wumva kutuye. Kwa kundi ubona Aburahamu Imana yamusabye gutura umwana, akagenda ariko afite agahinda, akagenda ariko afite akababaro, kumva adashaka kumutura, kumutanga, ariko kuko ari Imana yari ivuze, aragenda n'akababaro kenshi aravuga ati kuko ari Imana imbwiye reka mutange. Ubundi ituro riba rimeze ryo ngiryo utanga wumva ko kabisa niryo ufite imbere n'inyuma, nta mafaranga ufite imbere n'inyuma, nta kindi, ukavuga uti ngiye kuyatanga yose. Stopinga kino cyago cy'umuryango, stopinga cyangwa mpagarika iki kibazo cyagiye kisubira. Ubu burwayi bwabaye kuri data bukaba kuri mama, nanjye bukanarukiraho. Ibi byo kutarongorwa k'umuryango, ugashaka kuhagarika ibyo byo kutarongorwa, kudashyingirwa kw'abakobwa babyarira mu ngo. Wowe uri umukobwa urakijijwe, urashaka guhagarika icyo cyago cyo kubyarira mu rugo, ugashaka kurongorwa, gukora ubukwe, cyangwa se urashaka ko wowe utazasenya urugo. Bigusaba kugira ngo nyuma yo gusengera isengesho hanyuma ugende utangira iryo turo, wumva nyine ko ari ituro ryiza rivuye ku mutima wawe. Reka rero dusenge, nibwo uburyo bwo guhagarika ibibazo bigenda byisubira, za ndwara zidacika zigenda zigaruka bwa hato na hato. Uzitsembesha ituro n'isengesho nk'uko wumvise havuze ngo icyo ugambirira ku Uwiteka ni iki azahatsembaho, ntabwo umubabaro uzahagaruka ubwa kabiri. Wowe ushaka gutsemba umubabaro w'ikintu runaka udashaka ko cyakongera kukubaho, ngiryo ibanga. Data wa twese uri mu ijuru, nciye bugufi atura ayo magambo. Data wa twese uri mu ijuru, nciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, nsabye imbabazi z'ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye, kubw'amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku bwanjye, yuhagire amanagureho umwanda wose w'ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye. Ngwino unyeze, ngwino ntunganye, siba gukiranirwa kwangaragayeho no gucumura kwangaragayeho Uwiteka kuva mvutse kugeza uyu munsi. Usibanganye ibizira byose, ibyo nakoze n'ibyo nkora ubu. Uwiteka ubishyireho iherezo. Sinezezwa no kugucumuraho, sinezezwa no kuguhemukira. Ntacyo byamarira, nta nyungu nakuye mu byaha, nta nyungu navanye mu gukiranirwa, keretse umubabaro, keretse agahinda, keretse imivumo. Uyu munsi wa none ndakugarukiye. Wavuze yuko nitukugarukira n'imitima yacu uzatugarukira. Uwiteka ndakugarukiye, ndaje wese n'umutima wanjye n'ubugingo bwanjye, ndaje wese njye w'umwuka, ndaje wese njye wambaye umubiri. Nyemerera urubanza rw'ibyaha n'ibicumuro rwari rundiho, urusibe uruvaneho mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Mwami Yesu Kristo, nyumvira ibyaha byose bindiho binshireho, n'urubanza rwabyo rukurweho iteka ryose. Nsabye imbabazi,
z'ibyaha bya data na mama na sogokuru na sogokuruza na subyara sogokuruza, mbisabeye imbabazi. Amaraso yawe abinkureho, urubanza rwabyo runshireho, rusibangane. Uyu munsi unkure mu ngaruka z'ibyaha by'ibigirwamana ba data ba sogokuru bakoreye, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Ntandukanya n'ingaruka z'ibigirwamana z'imizimu yaterekerewe mu muryango mvukamo, bikozwe n'abasogokuru n'abasogokuruza. Uhereye umunsi wa none, kubw'ubuntu bwawe, kubw'imbabazi zawe, nihitandukanyije mu izina rya Yesu Kristo n'ibigirwamana n'imizimu basogokuru basogokuruza baterekereye, bahamagaye, bambaje, bakoreye. Nitandukanyije nayo, ndayanze mu izina rya Yesu Kristo, ndayanze mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe ngo nzapfukamire Uwiteka Imana yonyine, sinshaka kuzongera kubarizwa mu muryango mw'isi y'umwuka uterekera, ubandwa, ukaraguza. Satani wandeberaga mu mateka y'abasogokuru baciyemo, akankurikirana, kangiraho ububasha, andebeye muri aya masokuruza yo mu miryango, muri ibi bisekuruza by'iwabo wa data, kuva ku cya 4 kugeza kuri we, muri aba bisekuruza by'iwabo wa mama, kuva ku cya 4 kugeza kuri we. Ayo mateka nitandukanyije nayo, yo gusenga ibigirwamana, yo guterekera, yo kubandwa, yo kuraguza. Nitandukanyije nayo iyo mizimu yaterekerewe mu miryango, iyo bahaye amazina yanjye, bakayiha ubuzima bwanjye, bakayiragiza imibereho yanjye, ikumva yuko iyo mizimu nayiragijwe yo mu miryango. Myuka abakurambere ndayanze. Nta mwuka mukurambere ugomba kundagira, ugomba kungendaho. Wa mwuka we w'umukurambere, kuva kuri sogokuru ndasogokuruza n'ubyara sogokuruza, ndakwanze. Va ku buzima bwanjye, mwa mizimu mwe y'imiryango, ndabanze, ndasesa, nditandukanya na buri sezerano ryose nari mfitanye namwe. Ndi umwana w'Imana wavutse ubwa kabiri, nsenga Imana ihoraho yabaremye, Imana rurema, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi Satani n'imizimu yawe n'amagini yawe ndakwanze, abadayimoni bawe ndabanze. Nitandukanyije namwe mu izina rya Yesu Kristo, nitandukanyije namwe mu izina rya Yesu Kristo. Nihuje n'Imana ihoraho, se umwami wacu Yesu Kristo, data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, yanteranyirije mu nda ya mama, yandemye ndi umwuka w'ubugingo, ikanyambika uyu mubiri. Iyo niyo Mana nzakorera, niyo nkorera, niyo nambaje. Uwiteka ndakwambaje, ndaguhamagaye. Ntandukanya n'iyi myuka yo mu miryango, n'iyi mizimu yankurikiranaga, mu izina rya Yesu Kristo. Muzimu wa sogokuru, wa sogokuruza, wasubyara sogokuruza, wa nyogokuru, wa nyogokuruza, na nyina ubyara nyogokuruza, iyo mizimu ndayanze mu izina rya Yesu Kristo. Ndayanze. Nitandukanyije nayo mu mbaraga z'Umwuka Wera. Nitandukanyije na buri muntu wese wo mu muryango uterekera, ubandwa, akaraguza, uroga wese wo mu muryango. Nitandukanyije nawe wankurikirana, akantanga kwa Satani, akantanga mu migenzo ye yo kuroga no kuraguza, yumva yuko
mfite icyo mpfana nawe, wa muntu we wo mu muryango ukiroga ukijya kwa Satani nitandukanye nawe mu izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana nzima. Uwiteka nkuko wabwiye Aburahamu gusiga umuryango we n'inzu ya se ndetse n'igihugu cye, nanjye uyu munsi ndi mu mwuka nitandukanyije mu izina rya Yesu Kristo n'inzu ya data. Nibyo bakoze byose bitari bihuye, bitabyabaje Imana, byarakaje Imana, byakuruye umuvumo, nitandukanyije n'inzu ya data n'ibyaha bakoze. Izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana nzima, nitandukanyije n'umuryango wose wo kwa ba data, wo kwa ba mama, kwa ba sogokuru, kwa ba sogokuruza, bagikora ibyo bizira, bakiramya abadayimoni, bagiterekera, bakiroga, bacyunamira abazimu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu nitandukanyije nabo mu mbaraga z'Umwuka Wera. Mvuye muri icyo gihugu cy'umwijima, cyo guterekera, cyo kubandwa, cyo kuroga, cyo kuraguza, zo petesekiriya, nitandukanyije n'icyo gihugu cy'umwijima, cy'imivumo, cy'indwara z'uruhererekane, nitandukanyije n'iyo mivumo yo muri icyo gihugu cyo guterekera, cyo kubandwa no kuraguza, mivumo y'ubukene, mivumo y'icyangiro, yo kudashaka, yo kutubaka, nitandukanyije nayo mu izina rya Yesu Kristo. Nihuje n'igihugu cy'ijuru cy'Imana Data twese, kuko handitswe yuko Mwami Yesu Kristo ari we wadukijije ubutware bw'ubwami bw'umwijima, abutuvanamo atujyana mu bwami bwe. Aka kanya nimukiye mu gihugu cy'ubwami bw'Imana, nimukiye mu gihugu cy'ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwuka nimukiye mu gihugu cy'ubwami bw'Imana, mvuye mu gihugu cy'ubwami bwa Satani, mvuye mu gihugu cy'ubwami bw'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Mvuye mu gihugu cy'abadayimoni mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Mvuye mu gihugu cy'imivumo y'uruboyero, uruzerero, inyatsi, icyo gihugu giteye gutyo ngisohotsemo mwuka mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Mvuye mu gihugu cy'ibyaha n'ibicumuro, ngisohotsemo ninjiye mu gihugu cy'umwuka, aricyo gihugu cy'ubwami bw'Imana kirangwa no gukiranuka no kwizera, katika jina la Yesu wapfuye akazuka. Iki nicyo nimukiyemo mu buryo bw'umwuka. Umutima wanjye ndawimuye, nkukuye mu gihugu cy'uburetwa bw'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ubwenge bwanjye ndabwimuye mu gihugu cy'umwijima, mwimuriye mu mucyo wa Kristo, mu bwami bw'Imana. Amarangamutima yanjye ndayimuye, nyakuye mu gihugu cy'ubwami bw'umwijima, nyimuriye mu bwami bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Nimuye ubwenge bwanjye, mbukuye mu gihugu cy'umwijima, mujyanye mu bwami bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Yesu Kristo, nimukiye mu bwami bwawe, nimukiye mu gihugu cy'ubwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uwiteka, nkimara kwimukira mu gihugu cy'ubwami bwawe, aka kanya mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka, ndaje imbere yawe, mpagaze muri iki cyanditswe naho mu wa mbere igice cya 9 handitswe ngo icyo mugambirira kuwiteka niki, azahatsembaho ntabwo umubabaro uzahagaruka ubwa kabiri. Uwiteka, mpagaze muri iri jambo, nanze umubabaro wa data yaciyemo ko wangarukaho ubwa kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Nanze umubabaro mama yaciyemo ko wangarukaho ubwa kabiri mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Umubabaro wo kudashaka, wo kutubaka urugo, umubabaro w'ubukene, umubabaro w'inzara, wo gutabwa,
w'igisuzuguriro ndawanze mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, umubabaro wo gukenyuka ndawanze kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nanze umubabaro, nanze ikibazo kisubira mu izina rya Yesu Kristo, nanze ikibazo cyakwisubira cyabaye kuri data, icyari kikindiho ndacyanze, nitandukaje nacyo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Jambo ryawe ryambwiye ngo amagambo yawe naba muri nge nanjye nkaguma muri wowe, icyo nsaba cyose uzakima. Uwiteka komesha iki kibazo cyangendagaho, cyari kindiho, cyabaye kuri data, cyabaye kuri mama, cyabaye mu bantu bo mu maraso yo mu muryango wanjye, ndacyanze. Ubu bukene bw'umuryango ndabwanze mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ndabwanze mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Kutiga ngo umuntu asoze byo mu muryango ndabyanze mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Inyatsi y'umuryango ndayanze, nitandukaje nayo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uyu mubabaro w'umuryango ndawanze, ndawanze, ndawanze mu izina rya Yesu, ndawanze mu izina rya Yesu Kristo. Nanze uburwayi bw'umuryango data wa twese, ubu burwayi bwababaje data w'umubiri, bubabaza mama w'umubiri, ndabwanze, ndabutsemba mu izina rya Yesu Kristo, ndabutsemba mu mubiri wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Iyi nyatsi ndayitsemba mu mubiri wanjye, ku buzima bwanjye, mu mibereho yanjye ndayitsemba mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uburushyi bw'umuryango ndabwanze, uburushyi bwa mama, uburushyi bwa data bwansimbukiraho ndabwanze mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uwiteka iri jambo ryavuze yuko umubabaro wa kabiri uzawutsemba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uyu mubabaro washaka kugaruka ubwa kabiri, ubwa mbere wahuye na mama, wa mubabaro we, wa kibazo we, ubwa mbere wafashe data, nanjye urashaka kumfata wa mubabaro we, wa mubabaro we wo gupfusha kwa hato na hato, wa mubabaro we w'amaraso ameneka, w'amaraso ameneka, w'impanuka zo mu muryango ndakwanze. Wa muzimu we watezaga uyu mubabaro ndakwanze, va ku buzima bwanjye, va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Diabete wabaye kuri data, wabaye kuri mama, ndakwanze, va ku buzima bwanjye. Uri umubabaro utagomba kugaruka kuri ngewe ubwa kabiri, kwa jina la Yesu. Uwiteka aragutsembye kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Uyu mubabaro Uwiteka arawutsembye, mubabaro wa diabete Uwiteka arawutsembye, mubabaro w'indwara y'igifu cy'umuryango, w'indwara zo mu nda zo mu muryango Uwiteka arazitsembye, Uwiteka arazitsembye ku buzima bwanjye. Ubwami w'abami, mwami w'abami Yesu Kristo, mubabaro wa kabiri umvuyeho, ntuzamfata. Uwo data yaciyemo, uwo mama yaciyemo ndawanze, ntukimfashe ukundi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ntukimfashe ukundi mu izina rya Yesu Kristo, ntukimfashe ukundi. Wa mubabaro we, wa mubabaro we, wa mubabaro we w'ubukene, w'icyangiro, wo gutabwa, wo kugwa ku gasi, wa mubabaro we w'uruzerero, kwizengurukaho, kutagira dress, urarangiye, urarangiye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Urarangiye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ngewe mpawe umugisha n'Imana ihoraho, mpawe umugisha
n'Imana isumba byose, mpawe amagara meza mu izina rya Yesu Kristo, mpawe amagara meza mu izina rya Yesu Kristo. Indwara ya data, indwara ya mama ntizongera kumbona, indwara y'umuryango ntikimbonye, ndakize, mbaye muzima mu izina rya Yesu Kristo, mbaye muzima mu izina rya Yesu Kristo, ndabohotse mu izina rya Yesu Kristo, ntandukanye n'uburibwe n'umubabaro by'umuryango mu izina rya Yesu Kristo, 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 ntandukanye n'ubukene bw'umuryango mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ubwari ubukene data yakuriyemo agasaziramo, ubwari ubukene mama yakuriyemo agasaziramo mu izina rya Yesu Kristo. Njewe umubabaro w'ubwo bukene ntukimbonye ukundi, ntukimbonye ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka kuko mwami handitswe yuko, kuko Uwiteka handitswe yuko ntabwo umubabaro uzahagaruka ubwa kabiri ku buzima bwanjye, umubabaro ntuzagaruka ukundi ku buzima bwanjye. Ikibazo cyagendaga kisubira kikagaruka izina rya Yesu Kristo, nkagira ngo cyarangiye nyuma y'igihe runaka kikangarukaho. Uyu munsi uraciwe ku buzima bwanjye izina rya Yesu Kristo, uraciwe ku buzima bwanjye izina rya Yesu Kristo, uraciwe ku buzima bwanjye izina rya Yesu Kristo, uraciwe ku buzima bwanjye izina rya Yesu Kristo. Ngaho tangira usenge, komeza usenge, komeza usenge. Ni wowe uzi uwo mubabaro wari ufite n'icyawo guteraga. Sengera muri iri jambo uvuge ngo wa mubabaro ndakwanze, ngushyizeho iherezo. Uyu mubabaro data yahuye nawo, uyu mubabaro mama yahuye nawo, uyu mubabaro wa divorce data yahuye nawo, mama yahuye nawo, abo mu muryango bahuye nawo, wange mu izina rya Yesu Kristo, wange mu izina rya Yesu Kristo. Umubabaro w'urugo rubi, umubabaro w'urugo rushaririye. Urabizi ko nawe wavukiye mu rugo rushaririye nyoko, ango uwo mubabaro mu izina rya Yesu, ango uwo mubabaro mu izina rya Yesu. Urabizi ko wavukiye mu buzima bushaririye ababyeyi bawe, nawe buragusharirira, ango uwo mubabaro mu izina rya Yesu. Ango mubabaro. Komeza usenge, senga, komeza uhamagara Imana, wango mubabaro, wange zopetese kiriya ndatura kugira ngo mu izina rya Yesu aba bantu bakure muri uyu mubabaro wagendaga wisubira uterwa n'ibibazo by'umuryango. Katika jina la Yesu, katika jina Yesu, katika jina Yesu ndahagarika uwo mubabaro katika jina Yesu. Nasimamisha tatizo hilo la kujirudia lililopata baba yako mzazi, lililopata mama yako mzazi, nalizuia sasa, nalizuia kwako, kwako halitakupata kwa damu ya Yesu, kwako halitakupata kwa jina la Yesu aliye hai mwana Mungu. Ninazuia na kukomesha matatizo hayo yaliyopata familia yako, wewe hayatakupata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watsinze utundi kuzimu ndaturango icyo kibazo cy'umuryango, icyo kibazo cyaso wewe nikizagufata mu izina rya Yesu Kristo. Icyo kibazo so yaciyemo, icyo kibazo yoko waciyemo, icyo kibazo umuryango waciyemo, ngutandukaje nacyo ntikizagufata mu izina rya Yesu Kristo. Icyari kikuriho ngutandukaje nacyo, icyo ibonagaho cy'umuryango ndagisenya, ngutandukaje nacyo. Icyo ngicyo cyaguteraga umubabaro, cyaguteraga intimba, ngutandukaje nacyo mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, icyo cyagutezaga katika jina la Yesu agahinda, ngutandukaje nacyo kwa jina la Yesu. Iyo ndwara y'umuryango, wewe diabete umuryango wafashe uyu muntu, ndakwirukana, va ku buzima bwe. Diabete randuka muri uyu mubiri, randuka muri amaraso mu izina rya Yesu Kristo. Hypertension randuka muri amaraso, mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazoka, hypertension y'umuryango, va muri aya maraso, va muri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Uri kunyumva, wandwara y'umutwe udakira, va muri uyu muntu, wowe ugenda ugaruka, va kuri
muri uyu muntu katika jina la Yesu. Wabushomeriwe, wabukenewe, wanyatsiwe, wabihombowe, va ku buzima bw'uyu muntu katika jina Yesu. Ndatura ngo uyu muntu aboke, ndatura ngo uyu muntu aboke, ndatura ngo uyu muntu aboke mu izina rya Yesu Kristo. Ndamanura imbaraga z'umwuka w'Imana, ndamanura amaraso Yesu Kristo ku buzima bwawe, ndakwatura amaraso Yesu Kristo ku buzima bwawe, ayo wacungujwe kugira ngo uve mu bya, ayo wacungujwe kugira ngo uve mu bibazo. Ndatura ngo aya maraso akuvane mu bibazo by'uruhererekane mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndatura ngo aya maraso akuvane mu bibazo kwa jina la Yesu Kristo, bitaruka biva ku muryango bijya ku wundi muntu kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ibi bibazo bimeze nka karande bigucika mu izina rya Yesu Kristo, biciye mu maraso wacunguriwemo. Ndatura ngo aya maraso nagucungure, aya maraso nagucungure muri icyo kibazo, aya maraso nagucungure muri icyo kibazo, aya maraso nagucungure mu izina rya Yesu. Amaraso Yesu Kristo nagucungure kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mpagaze muri iri jambo katika jina Yesu. Uwiteka gutsembyeho ibyo bibazo, Uwiteka gutsembyeho izo ntambara, Uwiteka gutsembyeho ubwo bukene mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka gutsembyeho umubabaro, uwo mubabaro ntuzongera kugufata, umubabaro ntuzongera kugufata, uwo mubabaro urarangiye. Zopetese kiria horia kwa jina la Yesu. Ngutandukaje n'uwo mubabaro w'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinjiza mu munezero bisubizo mu mbaraga z'umwuka wera, ndakwinjiza mu munezero bisubizo mu izina rya Yesu Kristo ngo yapfa kazuka. Urakoze Mwami, tuguhaye amashimwe ko uyu muntu mutandukanye n'ikibazo kisubiraga. Iyi mashimwe nikuzo bikugarukire mu ijuru no mu isi, ni mu izina ry'uwawe ngo gapfa kazuka dusabye twizeye. Amen, 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 amen. Umuntu ubona ibisubizo by'Imana ni umuntu udashidikanya, wizera adashidikanyije ko ibyo tuba twatuye bibaye. Niba wizeye udashidikanyije, iyo diabete irarangiye, icyo kibazo cy'umuryango cyagendaga kisubira kirarangiye, kikuvuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Ikibazo kirepetaga ukabuzi ko cyarangiye, nyuma y'igihe runaka ukabona kirongeye kikugarutseho, kirahagaze mu izina rya Yesu. Ibanga rero nyuma y'aho ngaho no gushaka ituruka ritanga, niryo banga ubuhagaritse icyo kibazo. Imana ikugirire neza. Ubaye rero wadukurikirana gutarakanda subscribe uhikande, niba ni nabwo bwa mbere nawe waruje usiguye kanze share na like. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Pastor Justus. Shalom, 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 shalom.